Mw'abantu mwe, ninde wababwiye ko Yesu yaje gutanga amamodoka n'amataje n'amazu meza n'amafaranga? Mw'abakobwa mwe, ninde wababwiye ko Yesu yaje mu isi aje kugira ngo abahe abagabo? Mw'abasore mwe, ninde wababwiye ko Yesu yazanywe mu isi no kugira ngo abahe abagore? Ikintu gikomeye Yesu yaduhaye kiruta ibintu byose byo mu isi, yaje kuduha ubugingo buhoraho. Turashima Imana yemeye gutanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Nicyo mwene data unkurikiye cyazanye Yesu Kristo mu isi. Njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo wowe ngo aguhe umugore cyangwa umukobwa, ntabwo aricyo cyakuzanye. Icyo Kristo yakoze yaduhaye gikomeye nuko yaduhaye ubugingo buhoraho, ubwo tubonera muri Kristo Yesu. None umukobwa arimo arirwa asenga Imana, Mana unyubakire urugo, Mana umugabo. Icyo nacyo si uko ari kibi, unyumve neza mwene data unkurikiye mukundwa, si uko ari bibi, ariko ari icyo Yesu yakoze gikomeye ukwiye kwenjoyinga. Yaguhaye icy'agaciro kiruta uwo mugabo, kiruta uwo mugore, kiruta ayo mafaranga, kiruta ayo mazu n'ayo mamodoka meza. Icyo Kristo yakoze ngo cyamuzanye, yaje kuduha ubugingo. Yazanywe no kuduha ubugingo buhoraho ndetse ngo bwinshi. Imana ishimwe cyane. Mariko igice cya 8 umurongo wa 36 hakavuga ngo, kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Uranyumva mwene data, urankurikiye? Wowe urimurizwa ucogozwa n'ibyino mu isi, ntabwo byari bikwiye kugucogoza. Urimo urasaba utworoheje turenze icyo Yesu yagukoreye. Urarizwa n'ubusa. Ari umugabo Imana izamuguha, ari ukukubakira izabikora kuko yakoze igikomeye. Ibyo ntabwo ari byo yakwima, kabone nubwo yabikwima. Banza utekereze icyo Yesu yakoze gikomeye, ucenjoyinge, ukinezererwe. Fata ubwo bugingo, haleluya, uhawe bukubere ibyishimo, bikubere umunezero. Ariko ndi kubabazwa n'abakristo n'abavuga butumwa barimo babwiriza ibyino mu isi aho kubwiriza iby'ubwami bw'Imana. Yesu abwira abigishwa be ati nimugende mubwiriza abantu. Atuma abigishwa be yarababwiye ati mugende mubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Ntabwo yagiye kubwira abantu ngo mubwirize abantu yuko babonye visa bagiye muri Amerika, Imana ibahaye imodoka, Imana ibahaye umugore, Imana igukoreye ubukwe. Yarababwiye mugende mubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Na Yesu aje mu isi. Mariko igice cya 1 umurongo wa 15, Yesu avuga ubutumwa bwiza. Aravuga ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ubwo nibwo butumwa bwiza tukwiriye kubwiriza abantu, tukababwiriza ubwami bw'Imana. Ntago mukobwa ndagira nkubwire ko ataje mu isi aje gutanga ngo aho abakobwa abagabo abubakira ingo. Ubutumwa bwiza yabwirizaga ntabwo ibyo byarimo, nubwo tubyemerewe, yego,
ariko si bwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza, Luka igice cya 19 umurongo wa 10 iravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mwene datungurikiye, urumva icyazanye umwana w'Imana, icyazanye Yesu Kristo mu isi, yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana ishimwe cyane. Kandi urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 8 hakavuga ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo ya Satani, ni ukumaraho ibyaha. Twebwe intama zari zazimiye, nicyo cyazanye Yesu Kristo. Twigisha iby'ubwami bw'Imana, tubwire abantu ko uwizera Yesu Kristo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera, haleluya, umwizera wese atagira atarimbuka. Tubwiriza abantu ubutumwa iby'ubwami bw'Imana, ko abantu bakwiye kwizera Yesu Kristo, kuko ngo nicyo cyamuzanye. Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Uwari wo mu bari bazimiye ndi mu ba mbere, nanjye nari narazimiriye iyo ngiyo ntarizera Kristo, ndi mu byaha bitandukanye, mu ngeso zitandukanye. Ariko nawe waba uri mu nama zazimiye, ndakwinginze uri kumva ubutumwa bwiza. Nimba nawe uri mu nama zazimiye, ndashaka kubwira yuko wakira uwo mwami Yesu Kristo kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Nta yindi nzira izakugeza mu ijuru usibye guca muri Kristo Yesu. Niwe rembo, haleluya, niwe rembo ducamo ritugeza mu bwami bwo mu ijuru. Rero nari nakubwiraga ngo icyo Kristo yakoze gikomeye, tufiringa kitunezeza, kabone nubwo no muri isi ari byo yishi dukennye, ariko ibyo ni utuntu tworoheje. Tureba icyo Kristo yakoze ku musaraba, haleluya, tureba ko yazanywe ngo no kuduha ubugingo buraho, ngo njyeweho, haleluya. Bwoko bw'Imana, mwene data nkurikiye, umva ijambo. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 ngo umujura ntazanwa n'ikindi usibye kwiba, kwica no kurimbura, ngo ariko njyeweho, haleluya, Yesu ndagukunda, we uri mwiza, ngo ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Umva icyazanye Yesu Kristo mukobwa, ntabwo ari ukuguha umugabo, ntabwo ari ukuguha umugore, umusore, nubwo ibyo nabyo tubyemerewe muri Kristo Yesu, nubwo nta tegeko ribihana, ariko ndagira ngo bye kukuriza, ahubwo ubanze usingire icyo Yesu yakoze. Nimba warizeye Yesu Kristo, tangira unezererwe ubwo bugingo, yuko habwa ubugingo. Icyo kintu Kristo yadukoreye, icyo nicyo kintu Kristo yakoze gifite akamaro, gifite agaciro kurusha ibintu byose byo mu isi. Niyo mpamvu Mariko yanditse ati kandi umuntu gutunga ibintu byose byo mu isi byamumarira iki? Niyakwa ubugingo bwe se? Ntacyo byakumarira udafite ubugingo. Bicyakubwira abari mu bitaro bitandukanye, bari mu masonde, basize amataje, basize amazu, basize ibyo kurya, basize amasitoke, ariko batabasha kurya, ubugingo bugeze ku iherezo. Nibwo wabona yuko ubugingo wahawe ari iby'agaciro kenshi, bukwiriye kujya bukunezeza, kabone nubwo waba urara mu gihuru utagira aho urara,
haleluya. Kabone n'ubwo inzara yaba yarakwishe, kabone n'ubwo waba uri mu nzu y'imbohe, kabone n'ubwo waba ufite ikigeragezo kimeze gute, ariko warizeye Kristo, wari ukwiye kujya unezererwa icyo Kristo yaguhaye. Icyakora nimba utaramwizera, ndakwinginze ufate icyemezo uyu munsi umwizere, kuko Yesu yaje gushaka icyari cyarazimiye, intama yari yarazimiye, yaje kuzihanga ubugingo ndetse bwinshi, nawe mu bazaragwa ubwami bw'Imana. Mureke bene data dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose by'abagore n'abagabo, by'urushako, byo kubaka ingo, by'amahoro mu rugo, byo kubona amafaranga, byo kuva mu bukene, byo kuva mu bitugerageza byinshi, ibyo byose nibwo tuzabyongererwa, ariko tubanze twenjoyinge ubugingo buhoraho twahawe, twenjoyinge agakiza, ngo fata ubwo bugingo uhawe bukubera ibyishimo. Imana itanga amahoro, ibaha umugisha. Mwakurikiranaga Eric Hatumimana, bamwe bakunda kunyita Eric ubuntu bwa Yesu. Imana itanga amahoro, ibaha umugisha. Uwashaka kunkurikirana yankurikirana kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu. Nimero ya telefone ushatse kumamagara 0788 75 64 31. Kubw'urukundo rwa Yesu ndabakunda, nari nakuzaniye insanganyamatsiko igira iti ikintu kiruta ibyo mu isi byose, gifite agaciro kuruta ubutunzi bwo mu isi yose, ni ubugingo buhoraho tubonera mu kwizera Yesu Kristo. Nawe mwizere urabuhabwa, tuzabane mu bwami bwo mu ijuru, ntago uzarimbuka kuko wamwizeye. Imana itanga amahoro, iguha umugisha. Imana ikwishimire. Amen.